byiza nkurikirana umunsi kundi kuri David Rwanda, kwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora. Iki ni igice cya kabiri ku nkuru yacu y'urukundo ya Ange umukire. Duherukanaho Manzi ndetse na Ange bari bamaze gukora impanuka. Gusa bakimara gukora impanuka, Manzi yahise kareba Ange ndetse asanga Ange yasinziriye. Bisa nkaho Ange yari yaguye igihumure. Ati baby wake up. Ati Ange ntabwo uri kunyumva, wamba bari ukabyuka koko. Nuko Manzi yahise kagira ubwoba bwinshi cyane, dore ko yatekerezaga ko Ange yabagize ikibazo cyangwa se yabapfuye. Ati hoya rwose. Ati Ange, ati ntabwo wabinkora. Ati Ange please wake up. Gusa akomeje gukomanga kuri Ange yahise kashidukira hejuru ndetse arabyuka. Ati Manzi, ati ibi ni biki byatubayeho? Ati so we Ange ntubona ko twakoze impanuka koko? Ati Ange se wowe umeze neza? Ati hoya rwose Manzi. Ati wimbwira ibyo ngibyo rwose. Ati se nturi kubona kuntu umeze? Ati ahubwo reka dusohoke tugende kureba uriya muntu tugonze turebe niba nta kibazo yabagize. Gusa Manzi we ntagaruko yabyumvaga, ahubwo yahise kabwira Ange. Ati hoya Ange, ati ntagaruko nguko bimeze. Ati ahubwo reka twatse imodoka twirukanke tuva ngaha, dore ko dukoze impanuka kandi nta muntu ubashije kuba yatubona. Ati hoya, ati Manzi uzi kuri umurozi? Atuva nk'ibintu uri kumbwira koko. Ati dusiga umuntu urembye kandi w'inkomere kuriya tugende tubashe kuba twamusiga, tugende tumusiga ngaha koko. Ati hoya Ange, ati ibyo uri kuvuga ntago ari byo. Ati kuko uyu muntu nitumujyana tukamugeza kwa muganga biradukururira ibyago ndetse kurushaho. Ati rero ikizima numva twakirukanga ndetse tukagenda. Ati ahubwo reka natse imodoka Ange twirukange, dore amasaha ari kudufata, atagira n'umuntu uza ndetse akadusanga aha ngaha. Gusa Ange we suko nguko yabyumvaga, dore ko yari afite umutima wa kimuntu. Ariko Manzi we ntagaruko yabyumvaga, dore ko yashakaga ko bagenda ndetse bakaba bacika bakava aho ngaho. Ati hoya Manzi, tuzi ko ntari nzi ko uri umuzimu bigeze aho ngaho. Ati nkuko nabivuze ko uri umuntu mubi. Ati uri kubona uriya muntu atari kuvirirana. Ati ahubwo reka dusohoke tugende tujye kumufasha. Nuko Manzi we yagumye yicaye mu modokari, gusa Ange we yahise asohoka. Gusa agisohoka yahise ahamagara Manzi. Ati Manzi, iti sohoka dore ndabona kiri guhumeka nta cyaraba tubashe kuba twamujyana kwa muganga. Ariko Manzi nawe ntacyo yagombaga gukora, yahise asohoka mu modokari ndetse baramufata bamwinjiza mu modoka. Gusa Manzi nubwo yafashije Ange kuba bamujyana mu modokari, wabonaga Manzi atabyitayeho, dore ko yashakaga ko bacika ndetse bakava aho ngaho bagahunga bakamusiga aho ngaho. Bahise ko bagenda ndetse bagenda batwara imodoka birukanka cyane kugira ngo babashe kuba bashika mu bitaro byari byegereye aho ngaho hafi. Gusa bakimushitsa mu bitaro, dogiteri yahise kababaza ati se ko uyu muntu yakomeretse cyane? Ati yakoze impanuka rwose muga. Ati se nta babyeyi afite cyangwa ni mwebwe babyeyi biwe? Ange yahise ko yemera ati yego rwose muga, ni twebwe babyeyi biwe, nitwe tumwitaho, nta kibazo ni mumukurikirane. Gusa muganga yahise kababwira ati uyu muntu yahuye n'impanuka ndetse yagize ikibazo gikomeye cyane, sinzi niba abasha kuba yabona ubuzima. Ati rero umusenge cyane kugira ngo abashe kuba yakira. Ati hoya rwose muga, ati ntabwo byashoboka. Ange we yari afite ubwoba bwinshi cyane, dore ko yari afitiye impuhwe uwo muntu bamaze kuba bagonga. Gusa Manzi we ntacyo byari bimubwiye. Ati rwose muga ntimugire ikibazo rwose, ati igiciro cyose biri busabe rwose mumwiteho ndetse akiri. Ati mumwiteho ndetse akire rwose turishyura ayo mafaranga nta kibazo, amafaranga si ikibazo. Ati okay. Ati nta kibazo kuko nimba mufite ubushobozi bwo kuba mwamuvuza ntacyo. Ati nta kibazo reka tumukorere operation tumubage kuko ndabona yagize ibibazo byinshi cyane. Ati gusa musenge cyane. Ati twebwe turakora ibishoboka nk'abaganga, ariko ntituzi nimba ari bubeho kuko turi kubona yangiritse cyane. Iti imodoka ya mugonze yari ifite umuvuduko cyane. Gusa muganga akivuga ibyo ngibyo, Ange yahise kareba Manzi ndetse n'umujinya n'uburakari. Ati Manzi ibi byose si wowe wabiteye? Ati ndakubwira ngo ugende gake yo kanga kunyumva. Muganga yahise kareba Ange. Ati none se nimwe mwagonze uyu muntu? Ati hoya, ati muga, ati ntago ari byo ngibyo nshatse kuvuga. Ariko Manzi yahise ko yunganira Ange ati hoya icyo ashatse kuvuga, ati twamubonye yahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo, tuza twirukanga cyane kwa muganga, rero ari kumbwira ko twari gushobora kuba twakora indi mpanuka bitewe n'umuvuduko twari dufite. Ati hoya, ati ntabwo rwose, ati kuko iyo mu kizuzo yaza gatoya yari gupfata, ahubwo wakoze kuba waje wirukanka cyane rwose. Gusa Ange yahise kabaza muganga ati none se muga biri buze kuba byasaba amafaranga angana gute kugira ngo mubashe kuba mwavura uyu mwana akire? Ati bitewe n'ibikomeye yagize, ati bishobora kujya hejuru ya miliyoni 2. Ati miliyoni 2? Ati nta kibazo rwose muga, ati nimumwiteho amere neza.
ati nta kibazo ayo mafaranga turi buze kuba twayatanga, ndetse ndatekereza mutakererwa mwatangira kumukorera operation, reka natwe tugende kuba twakishyura. Gusa Ange akivuga ibyo ngibyo Manzi yahise kamukura ndetse amujyana ku ruhande. Ati ariko Ange ugira ubwenge, nturi umusazi mu mutwe wawe. Ati se kandi Manzi nkoze iki? Ati iyo ibibazo company yawe irimo, ati urabizi neza company yawe iri guhomba, ati kandi ibintu byose biragaragara ko biri gusubira inyuma. Ati none nta n'usoni yo gutanga amafaranga ari hejuru ya miliyoni 2 kugira ngo bite ku muntu koko. Atari ko Manzi wajya ugira umutima wa kimuntu koko. Aturi kubona uriya mwana atagiye kuba yapfa koko, kuba twatanga miliyoni 2 tugatabara ubuzima bw'umuntu urumva ari ikibazo kirimo. Aturi kuvuga miliyoni 2 wagira ngo ziroroshye. Ati so kutari kubasha kuba wamanaginga amafaranga yawe tutarabana, ati nitubana ubwo tuzajya waya amafaranga ukayajyana mu bintu byose bidafite umumaro. Ati Manzi ati niwumbwiye gutyo koko, aturi kubona ko twafasha umuntu akaba muzima ari ibintu bidafite umumaro. Gusa Manzi yahise kuyigarura dore ko yari amaze kubwira Ange nabe. Ati Ange umbabarire rwose nagize umujinya ndetse nanarakaye cyane, ati ndikumva muri ngewe nataye umutwe. Ati hoya rwose ntabwo mbyumva Manzi, ati utu umutwe ku buryo umbwira amagambo ameze nkayo ngayo. Ati rwose mbabarira nukuri pe, ati nanjye ntabwo ari ibingibi nari ngambiriye. Ati sawa nta kibazo tugende ndetse tubarebe ukuntu umurwayi ameze. Gusa bakiri kugenda Ange yahise afata telefone ndetse ahamagara Patrick. Gusa Patrick akibona kare Ange amuhamagaye yahise kamubaza ati Ange ko mpamagaye bimeze neza? Ati hoya Patrick, ati ntabwo meze neza, ahubwo mfite ibibazo byinshi cyane. Ati sinzi kuntu bigiye kuba byagenda. Ati hoya rwose Ange, ati tuza ndetse uvuge gakeya rwose kuko uri kuvugira hejuru ntabwo ndi kubasha kumenya ibyo umbwira. Ati se byagenze gute? Ati Patrick, ati wimbwira, ati twakoze impanuka, ati Manzi yatwaye imodoka ndetse ayitwarira ku muvuduko mwinshi dukora impanuka tugonga umusore. Ati what? Ati mwakoze impanuka? Ati se basi umeze neza we ntiwakomeretse? Patrick, ngewe meze neza gusa uwo twagonze sinzi nimba ari buze kuba yabona ubuzima kuko muganga yambwiye ko afite ibibazo byinshi cyane. Ati se basi mwahamagaye iwabo bakaza bakamwitaho mwege mukaza mukajya muri business ko nanjye bikomeje kunkomerana. Ati hoya Patrick, ati nzava hano maze kumekinga show neza ko uyu mwana ameze neza. Ati se kuri kumwita umwana koko ni mutoya? Ati hoya Patrick, muri murungano rumwe nawe ni mukuru cyane, ati sinabonye ashobora kuba nangana na Manzi. Gusa yakomeretse cyane sinzi nimba ari bubashe kuba yabaho Patrick. Ati hoya rwose Ange tuzi ushira umutima hamwe nimba yageze kwa muganga ari buze kubaho rwose ntugire ikibazo. Nuko Ange yahise akabaza Patrick ati none se company bimeze biti? Ati Ange ntugire ikibazo company nubwo bingoye ariko ndi kubikoraho. Ati Patrick courage rwose komeza ubyiteho kuko twebwe turi muri risk nyinshi cyane, ntabwo tuzi igihe tuzagarukira rwose, gusa komeza wite kuri company. Ati yego rwose Ange ndi kuyitaho ubu ngo amafaranga asohoka muri company namaze kuyahagarika, nta mafaranga na make yari gusohoka muri company. Ati kandi rwose ntugire ikibazo, amafaranga yose turi gukoresha nari muri company, ibikorwa byose turi gukora nibyo muri company mo hagati gusa, kandi mafaranga nshaka ko yongera gusohoka kereka ni muzaba mwaraje rwose. Ati rwose Patrick, tibikorere neza kuko nahangaha ndi bikunsaba amafaranga menshi cyane. Ati se kandi nayahe mafaranga y'ikibiri kugusaba Ange? Ati bamaze kuduca miliyoni 2 kugira ngo babashe kuba bakorera operation y'umwana kugira ngo abashe kuba yakira. Ati miliyoni 2 zose? Ati yego rwose Patrick, bari kuduca miliyoni 2. Ati okay ntimuziyaze kuyatanga rero kuko nta birenze rwose. Ati miliyoni 2 ntago ari amafaranga menshi kugira ngo umuntu basaba yashe kuba yasubirana ubuzima bwiwe. Ati ntiwumva rwose Patrick, ati wowe umuntu muzima ntabwo umeze nka Manzi. Atuzi ko Manzi yandakariye bigeze naho yarashaka kuba yankubita koko. Ati what? Atutambwira ko yagukubise uwo muginga. Ati hoya rwose Patrick, ati ntabwo yiyeza nkubita gusa yandakarete, yambwiraga ngo ndi guspendinga amafaranga mu bintu bidafite umumaro. Ati Manzi yashobora kuba yavuga amagambo ameze nkayo ngayo? Ati rwose Patrick, ati yavuze ati ndi guspendinga amafaranga ku bintu bidafite umumaro, ati ndi gutangaguza amafaranga ndetse ku muntu ntazi. Ati ariko uwo muginga yarasaza agira ikibazo cyo mu mutwe. Ati yirengagije ko ari mwebwe mwagonze uwo muntu kandi ko mugomba kuba mwamwitaho agakira. Ati Patrick, byandenze rwose Manzi ubu ngubu sindi kumenya ibye. Ati byakurenze, ati humura hari n'ibindi uzamenya byinshi ndetse bigakomeza kukurenga. Ati se Patrick, ibyo nzamenya ni ibiki koko? Ati kandi wibuke ko n'ubushize wampamagaye kuri telefone ntiwarangiza ibyo wari ugiye kumbwira. Ati we kabyibagirwe biriya byose Ange. Ati biriya byose byibagirwe rwose ntukomeje no kubitekerezaho. Ati sa Patrick, reka nkureke njye kwita ku murwayi. Aturamwitaho se kandi wambwiye ko bagiye kumubaga, bagiye kuba bamukorera surgery.
ati Patrick ati nanjye noneho byanshanze rwose ati ariko ntari bireka mbe nkuretse ndetse turaza kuba twavugana. Ati ese mwabonye ababyeyi b'uwo mwana? Ati hoya rwose Patrick nibyo turi gukoraho ndetse ndaza kukuvugisha nkubwira uko byagenze. Ati sa nta kibazo Ange wiyiteho kandi ukomeze kumera neza ati nanjye reka nkomeze nkurikirane ibya company. Gusa Ange agisubira mu bitaro yagiye kubona dogiteri ndetse aragarutse. Ati se ko twayobeye amazina y'uriya musore mwayatubwiye kugira ngo tubashe kuba twakuzuza fomu ye kugira ngo dutangire kuba twamubaga. Nuko Ange yase karebana na Manzi dore ko buri wese nta numwe wari uzi izina ry'uwo musore dore ko bari bamugonze kandi nta numwe wari uzi ibyiwe. Gusa bakirebana na Manzi yase kabwira Ange ati ibyangombwa bye nabibonye ati kuko nakoze mu mifuka yiwe sanga mu ikofi yiwe. Nuko Ange yase ko yiruhutsa atahwi. Ati Manzi rero reba mu mazina yiwe rwose ati reba amazina yiwe yabashye. Ati dogite ndabona izina rye bamwita Chris. Ati ndabona bamwita Chris rwose. Ati none se nta babyeyi biwe cyangwa undi muryango wiwe mwabamuzi wa hafi rwose? Ati dogite nkuko twabikubwiye rwose twamutoye. Ati nta makuru yiwe dufite. Ati none ko nabonye yabuze amaraso menshi ubwo biri buze kuba byagenda gute ko dushobora kuba twakenera umuntu wamuha amaraso? Ati nta kibazo dogite ndi kubona mu ikofi yiwe harimo nomero nyinshi rwose. Ati reka tugerageze duhamagare turebe ko hari umwe wo mu muryango wiwe waba umuzi rwose. Ati okay ati nta kibazo rero mwizu yaza nimushake ndetse muhamagare murebe ko hari icyo byatanga. Nuko Manzi yese kafata telefone ndetse atangira guhamagara muri za nomero zari ziri mu ikofi ya Chris. Gusa agihamagara yese ko yitabwa n'umukobwa. Ati mwiriwe neza. Umukobwa yese kamwikiriza ati muraho neza ati se ko tutabamenye. Ati ngiye banyita Manzi ndi kwa muganga. Ati se umuntu bita Chris mwaba mumuzi? Ati yego Chris ndamuzi ni musaza wanjye rwose. Ati se byagenze gute kumbwiye ngo uri kwa muganga? Ati se mwadufasha mukaza kwa muganga ndetse mukagira mwamara kuba mwahagira tukabasha kuba twahavugana ariko tukavugana mwageze hano kwa muganga. Ati se ko muri kumbwira ngo muri kwa muganga ati mutangiye kuntera ubwoba rwose. Ati se byagenze gute? Ati rwose umukobwa ntugire ikibazo ibintu byose bimeze neza ati nuko tugushaka hano kwa muganga. Ati hoya mbere murambajije ngo mvukana na Chris ndabikiriza ati turavukana. Ati none muri kumbwira ngo uze kwa muganga. Ati se Chris ameze neza? Ati rwose ntugire ikibazo Chris ameze neza nuko tugukeneye. Ati tega ndetse uze wirukanka ushika hano kwa muganga rwose. Nuko umukobwa yese ko yirukanka ndetse agera kwa muganga. Gusa yaje ari gusakuza cyane. Ati se byagenze gute ko mumpamagaye mumbwira ngo Chris afite ikibazo? Ati ninde wampamagaye muri mwebwe? Gusa Manzi yese ko yitangura ngo ati ninjye naguhamagaye rwose. Ati se umeze neza? Ati suri kumbaza ngo umeze neza nakubwira gute ko umeze neza kandi mumbwiye ngo uze hano kwa muganga? Ati nkuko mubizi kwa muganga hari umuntu ujya uhaza ameze neza. Ati mukobwa tuza rwose ntugire ikibazo ibintu byose bimeze neza. Ati se uvukana na Chris? Ati yego rwose turavukana. Ati none muri bangahe iwanyu? Ati mwimbaza ibyo ngibyo muri kumbaza ibintu by'amafuti rwose. Atabwo nimumbwire Chris ari he ko ntari kumubona? Ati se ubundi nomero zanjye mwazikuye hehe? Ati nomero zawe twazikuye mu ikofi ya Chris. Umukobwa yahise kagira ubwoba bwinshi cyane ndetse atangira kurira. Ati mwazikuye mu ikofi ya Chris? Ati bishatse kuvuga ko Chris yaba afite ikibazo se? Ati hoya rwose mukobwa ati ntugire ikibazo rwose Chris ameze neza. Atameze neza. Ati se ubundi ari hehe ko ntari kumubona? Ati twakubajije ati se nta bandi bantu muvukana niwe na Chris gusa muvukana? Ati ndetse tuza wicare hasi rwose. Ati kuko ufite ikibazo sinzi impamvu rero banza utuze tubanze tuganire nitumara kuganira turakubwira aho Chris ari kandi ntugire ikibazo rwose Chris ameze neza. Ati hoya ntabwo nabyumva. Ati muri kumbwira ati mufite ikofi yiwe ati yagakwiye kuba ari wifite se ari he ko ntari kumubona? Nuko Ange yase kafata wa mukobwa ku rutugu aramubwira ati rwose ntugire ikibazo Chris ameze neza atabwo we tuza ndetse tubashe kugira icyo tukubaza. Ati numara kudusubiza turakubwira aho Chris ari. Nuko umukobwa yase kacururuka ndetse aratuza kugira ngo abashe kuba yakumva ibyo Ange ndetse na Manzi bamubwira. Nuko Ange yase akabaza mushiki wa Chris. Ati se bakwita gute? Ati ngiye rwose banyita Godance. Ati none se Godance ni wowe gusa na Chris wanyu gusa bafite? Ati nabo mu rugo tubwira ntabo dufite rwose. Ati mama na papa barapfuye ninjye na Chris gusa dusigaye rwose. Ati wanyu ntabo mukigira? Ati yego rwose mu rugo ntabo tukigira rwose ninjye na Chris gusa dusigaye kandi twese urumva nyine. Ati ninjye na Chris gusa dusigaye rwose. Ati gusa nimumbwira aho Chris ari. Nuko Ange akimara kumva ibyo ngibyo yase kagira impuhwe ndetse agira emotion nyinshi muri we. Ati yo
ati Gaudence rwose ihangane rwose, ntabwo nari nzi ko ari we na Chris gusa, sinari nzi ko muri imfubyi rwose. Ati rero turi imfubyi, mbwira aho umusaza wanjye ari. Ati ariko nakubwiye ntugire ikibazo rwose. Ati singira ikibazo gute kandi ntari kumubona. Ati mbwira ahari ndetse ngende dore rukuntakariza umwanya. Ati Gaudence rwose wivuga nabi. Nuko Ange yatangiye kugira ubwoba ndetse agira isoni zo kuba yabwira Gaudence ko yahuye n'impanuka musaza we. Gusa Manzi yase kareba Gaudence ati Gaudence tubabare kukubwira ino nkuru. Ati mbabarire se byagenze gute? Ati gusa Chris yakoze impanuka gutya bari kumukorera operasiyo. Ati musaza wanjye yakoze impanuka. Ati ntabwo nabyumva. Ati ko nzi ko atagira imodoka ari se byagenze gute? Ati bamugonze rero yagize impanuka. Ati ninde wamugonze? Ati ninde wamugonze? Ati ugira ikibazo Gaudence. Ati uyu ntabwo ari umwanya wo kumenya icyagonze musaza wawe Chris. Atabwo tuzaba mwiteho ndetse turebe ko yakira. Ati yo noneho ndapfuye ndagowe tuse ko ubu ndabigenza gute? Ati se Gaudence kandi wishwe n'iki? Ati nguko nta mituweli agira, nta kintu na kimwe dufite, ubuse ko kazabaho gute? Utabuse kuko aravurwa gute kandi nta n'amafaranga? Ati turabakene ntabwo twishoboye. Ati Gaudence ati ntugire ikibazo rwose, Ange arabyitaho ndetse aramuvuza rwose, yabyishingiye byose. Nuko Gaudence yese kahobera Ange ndetse cyane dore ko yari yishimiye, dore ko yarabonye umuntu ugiye kuba yafasha musaza we. Ati ariko mubashe kuba mwanyereka umuntu wamugonze rwose. Ati oya rwose Gaudence. Ati iki ntabwo ari cyo gihe cyo kubikwereka nk'uko twabikubwiye kuva kare. Atabwo tuza tubane twite kuri musaza wawe turebe ko yamera neza. Ati bindi tuzabyigaho rwose. Nuko Ange yese kareba Gaudence ati Gaudence ati ntugire ikibazo rwose, ati ndahari ndetse nanyu nyakiri rwose. Ati ndahari nka mukuru wawe, ndagusezeranya ko musaza wawe nzamwitaho ndetse azamera neza. Ati buri kintu cyose bizansaba nzagikora kugira ngo umusaza wawe abashe kuba yamera neza. Gusa Gaudence yarebye Ange ndetse areba umutima mwiza afite, yase kagira impuhwe nyinshi cyane. Ati se ko mbona uri umuntu mwiza cyane kurusha uko mbitekereza ndetse nuko mbibona. Ati Gaudence ati ntabwo ari uko ndi umuntu mwiza rwose. Atabwo buri muntu wese wamufasha bitewe na situation arimo. Ati se ko nababwiye amazina yanjye mwe ntimumbwira yanyu bimeze biti? Ati Gaudence ati ngiye nitwa Ange. Ati ndetse n'uriya uri kubona hariya ni boyfriend wanjye bamwita Manzi. Ati rero twari tuje mu butembere muri kino cyaro cyanyu, nibwo guhura na musaza wawe yakoze impanuka, rero turavuga ati reka tumuzanye kwa muganga ndetse tumwiteho. Ati nukuri kw'Imana murakoze cyane ndetse ndatunguwe cyane. Ati sinari nzi ko kuri iyi si hakiri abantu bameze neza bameze nkamwe. Gusa Gaudence ntigeze atekereza ndetse ntigeze amenya ko ari bo ahubwo bamugonze, ko baje kumufasha nk'abantu bose bagonga umuntu. Ati murakoze cyane rwose. Ati Gaudence ati ntugire ikibazo tuzamwitaho ndetse kandi agomba kumera neza. Ati sari hehe? Ataracyari mu cyumba baracyari kumubaga ndetse ntugire ikibazo rwose, ndabizi neza ari buze kumera neza. Ati Yesu we, ati ndeka ngende njye muri chapelle nimbashe kuba najya kumusengera. Ati nta kibazo genda umusengere rwose, nimba wumva ko Imana hari icyo yakora kandi turabyizeye ari buze kuba yamera neza. Ati rero buze kudusanga hano. Ati se basi wariye? Ati niriwe ntariye nari nshonje cyane, ariko usungu kuko naba ngishonje bitewe n'ibibazo mbonye. Ati nta kibazo genda usenge, numara gusenga ute kuza tugende muri restaurant tujye kukugurira ibiryo. Ati nta kibazo rwose Ange murakoze cyane. Nuko Gaudence yese kagenda ndetse ajya muri chapelle kugira ngo abashe kuba yasengera musaza we Chris. Gusa Manzi yakomeje kureba Ange ndetse atangira kumurakarira cyane. Ati se ariko Ange ugira ubwenge, ntabwo uri umusazi mu mutwe wawe? Ati se kandi nkoze iki Manzi? Ati reba nk'ibintu byose uri kuvuga uko ubonye. Ati se Manzi tuwajya ugira umutima wa kimuntu basi? Ati ngira umutima wa kimuntu se biki? Ati kuba twamuzanye kwa muganga numvaga ko bihagije rwose. Ati se twe twamugonze? Ati kandi nakubwiye kuva kare ngo ugende gake ariko ukagomeza wirukanga ngo turi mu cyaro, nta kibazo ntabwo twakora impanuka. Ati rwose Ange aho ngaho mbabare nanjye ntabwo nari mbyiteze, gusa nyine twayikoze kandi byarangiye. Ati ariko ntabwo ari ngombwa kutanga amafaranga angana kuriya. Ati sari amafaranga uzayagaruririza hehe? Ati ariko Manzi kumbwiye ngo nta bwenge mfite, abwo ufite ubwenge. Ati reba nk'ibintu uko kuri kumbwira. Ati umuntu yakoze impanuka ndetse turi guteganya ko ashobora gupfa. Ati napfuza ingano y'amafaranga turi buze kuba twatanga. Ati si ingano y'amafaranga turi buze kuba twatanga. Ati ninde uri buze kuba yamenya ko twamugonze? Ati ninde uri buze kuba yamenya ko twamugonze? Ati yego. Ati ninde uri buze kuba yabimenya? Ati ndabizi neza nta muntu hariya wigeze utubona. Ati se nimba yatatubonye Imana yoho uratekereza ko itatubonye? Ati ngo Imana. Ati none iyo Imana ize kumanuka mu ijuru ibura nigaragaze ko ariko twamugonze. Ko Manzi ati ntangiye kubona neza ko udafite umutima wa kimuntu koko. Ati uri kumva nk'amagambo uri kuvuga n'umuntu ufite ibibazo bingana kuriya koko.
ati hoya Ange, ati uri gukora ibintu by'amafuti, ati reba amafaranga utangiye gusupendinga ku muntu nkuriya ndetse utanazi. Ati hoya rwose manzi, ati rwose jya ugira umutima wa kimuntu kandi jya ufasha, ndetse wowe uzi ejo bizakubaho. Ati bizambaho, ati hoya ibyo ntaho bihuriye rwose. Gusa bakiri kuganira ndetse basakuza cyane, bagiye kubona babona Gaudence aragarutse. Ati se Gaudence, kano kanya urangije gusenga? Ati yego rwose Ange ndasenze kandi ndizera ko musaza wanjye ari bumere neza. Ati okay, tugende rero tujye kukugurira ibiryo. Nuko baragenda ndetse bajya muri restaurant bajya kugurira Gaudence ibiryo, dore ko yari yababwiye ko ashonje ndetse cyane. Bageze muri restaurant, Ange ndetse na Manzi batangiye kuganiriza Gaudence. Ati se Gaudence, atumeze neza? Atari kijye nahereye mbabwira ko ntamera neza. Ati se muri kubona namera neza gute mugenzi neza ko musaza wanjye nawe atameze neza? Ati muzi kuri ari we mfata nka mama ndetse nkamufata nka data. Ange yahise kongera afata Gaudence ku rutugu. Ati Gaudence, nti ntuvuye gusenga se kandi ntiwizera Imana? Ati yego ndayizera ariko ndi kumva ibyiringiro byanjye bitangiye kuba bikeya muri njyewe. Ati hoya rwose Gaudence, ntugire ikibazo, musaza wawe araza kumera neza. Ati kandi ntihongere kugira ikibazo kuko abaganga bari kumwitaho, sibyo? Ati yego rwose Ange, ati nta kibazo ariko ndi kumva mfite ubwoba muri njye. Ati rwose Gaudence, ntugire ikibazo, araza kumera neza pe. Ati se Gaudence, numenya abantu bagonze musaza wawe uzabagira gute? Ati wabanyereka gato cyane gusa. Ati nahita ko mbajyana ndetse bakabafunga ndetse atabona nabarasa mfite imbunda. Ati wabarasa? Nuko Manzi yahise karebana na Ange bagira ubwoba bwinshi cyane kuko bari babonye ibintu Gaudence ari gutekereza. Ati se mwanyemerera nanjye nkababaza ko mwahereye kare mumbaza ibibazo? Ati rwose Gaudence, ati nta kibazo. Ati wambwiye ngo uriya musore ngo Manzi ngo ni boyfriend wawe? Ati se boyfriend ni iki? Ntabwo nabashije kuba nabisobanukirwa buriya. Ati none se Gaudence, ati wiga mu wa kangahe? Ati nagarukiye mu wa mbere primaire. Ati ati none ufite imyaka ingahe? Ati mfite imyaka 17. Ati ufite imyaka 17 ukaba utiga? Ati yego rwose kuko ndabyibuka. Ati mama na papa bakoze impanuka, ati bamaze gukora impanuka bose bahita ko bapfira icyarimwe. Ati rero twase ko tujya mu buzima bubi ntabwo nari kubona kuntu niga. Ati se basuriya mu musaza wawe Chris we yarize? Ati yego we yarize, yaramaze kurangiza segonderi. Ati yo, ati nta kibazo rwose, ihangane rwose Gaudence, ntabwo twari tubizi. None se Gaudence muba hehe? Ati dusigaye tuba ahantu ndetse hatari heza. Ati se kube cyo uvuga ko hatari heza? Ati twari dufite inzu nziza mu rugo, gusa papa na mama bakimara gupfa nyine bahise kubashira cyamunara bitewe nuko bari bapfuye barimo amadeni menshi cyane. Ati yo, ati rwose ndumva ubabaje rwose Gaudence. Ati ariko ntugire ikibazo, ati ntiwizera ko Imana ihari se? Ati Imana irahari ariko ubuzima ndimo nyine ndetse na musaza wanjye ni ikibazo. Ati none dore yanakoze impanuka, ati si uko tugiye kubaho gute? Ati niwe wajya guzana ibintu byo mu rugo ndetse akaduhahira tukabaho neza. Ati none ndebera koko Mana yanjye, ati gusa Imana imfasha abashe kuba yakira ntapfe rwose. Ati hoya rwose Gaudence, bitekereza ibyo gupfa turabizi neza araza kuba yamera neza. Ati kandi ndabizi Imana izabagirira neza. Ati sibyo ujye ugira kwizera. Ati rwose Ange, ati nawe wahumuriza umuntu rwose. Ati se ko mbona Manzi we yacijetse cyane? Ati Manzi we byamurenze nyine niyo mpamvu yacijetse. Ati ariko ntimwansobanurira boyfriend bisobanura iki? Ati Gaudence we, ati nyine boyfriend aba ari umuhungu w'umukunzi wawe. Ati bishatse kuvuga ko noneho Manzi ari sheri wawe? Ati yego ni musheri wanjye rwose, turi guteganya kuba twakora ubukwe. Ati rwose Ange, ati wowe na Manzi rwose nta nubwo muberanye. Ati se koko Gaudence urabona abo tutaberanye? Ati yego, ati ndabona wowe ufite umutima mwiza ariko mbona Manzi nkabona ashobora kuba ari ikigo nari umwana mubi cyane. Ati we ntago ari umwana mubi nuko byamurenze. Ati yego rwose Gaudence, ati nanjye ntari ibiryange rwose. Atabwo nuko nanjye ndi kumva mpangayikishijwe na Chris niyo mpamvu uri kubona nacijetse. Ati sabwo Gaudence uhera uvuga ko ndi umwana mubi? Ati simbizi gusa nyine amaraso yanjye nkikubona nahise ko mbona ko ushobora kuba utari umuntu mwiza pe. Ati ukambona gusa ukabona ko ndi umuntu mubi? Ati none se kuva twatangira kuvuga ko nahonyize numva ucecetse cyane. Ati kandi nacyajye nkimara kujya kuri chapelle njye gusengera Chris numvaga uri gutonganya umukunzi wawe. Ati hoya rwose, ati nawe urabizi ntazibanye zidakomanya amahembe. Ati ku buryo se mwanatongana mugatongana muri situation nk'iyi ngiyi? Ati sako ka situation gakuye hera.
ati nyine ati Chris yajyaga anyigisha ndi mu rugo nubwo nyine tutabashije kuba twabona amafaranga yo kujya ku ishuri, gusa nyine turi mu rugo aranyigisha hari utuntu tumwe na tumwe nyine agenda anyigisha tw'icyongereza, niyo mpamvu mwumva hari ikihe mbivugamo. Ati yarakwigishije ntiyakubwira ibya boyfriend? Ati oya, ati ntabwo yari kubimbwira kuko yambujije ibintu by'abahungu cyane rwose. Ati yarambwiye ati ibintu by'abahungu njye mbigendera kure, ati kuko ngo abahungu ntabwo ari abana beza. Ange yahise kamureba ati rwose ntabwo yakubeshye rwose Goda, ati abahungu ntabwo ari abana beza. Ati nose ko uzi ko atari abana beza ukaba ugendana n'uyu nguyu ndetse mukaba mugiye gushyingirwana? Ati nyine ariko urumva twe turi bakuru, wowe ufite imyaka 17 mu gihe mfite 25 kandi uyu nguyu afite 30. Ati ko numva ashaje, ati ndumva ajya kungana na musaza wanjye. Ati se Chris we afite imyaka ingahe? Ati we afite imyaka 27. Ati afite imyaka 27 wowe ukaba ufite imyaka 17. Ati yego rwose, ati ntabwo ngiye mukurikira, ati abandi babiri bamukurikiraga bose bagiye bitaba Imana bagapfa. Ati yo, ati rwose Goda ihangane pe, ndumva warahuraguritse rwose. Ati nyine nta kundi se umuntu yabigenza gute nyine, gusa Imana izajya igenda tugira neza nkuko wabivuze kandi ndabizi araza kumera neza. Ati yego rwose agira ibyiringiro araza kumera neza kandi araza gukira. Ati none se muzakingirwa ryarira? Ati turi kubitegura vuba. Ati rwose nshaka kuzaza ndetse nkazana na Chris tukaza kubashimira pe. Ati muzabimuretse gushyingirwa basi muzashyingirwe na Chris amaze kumera neza ndetse yarakize. Ati rwose ntugire ikibazo Goda, ati ntabwo duteganya natwe kuba twabikora vuba ahangaha. Ati tuzashyingirwa musaza wamaze gukira rwose ntugire ikibazo. Ati urakoze rwose cyane rwose. Ati Ange ndi kubona wari umwana mwiza, ariko manzi we sinzi pe, ndi kubona wagira ngo ari kwiyoberanya, ashobora kuba atari umusore mwiza. Ati ni nayo mpamvu rwose. Ati mu wundi kumva Chris impamvu yagiye ambwira ati njye nirinda abahungu. Ati ndi kubona atari umwana mwiza. Ati hoya rwose nawe rwose Godanse wimbwirira umugabo wanjye nabi. Ati ni umwana mwiza ndetse cyane niyo mpamvu namukunze. Ati sawa nta kibazo pe. Ati gusa mwakoze kuko ndi kubona muri abana beza kuba muri kwita kuri musaza wanjye. Ati ntugire ikibazo rwose kandi none amenya abantu bamugonze uzabababarire rwose. Ati njye mbababarira, ati barababeshye ubusinge rwose, ati nzabereka icyo nzabakora, ati nzabarega babafunge. Ati nta kibazo uzabarege gusa ntugire ikibazo rwose, ndabizi neza musaza wawe azamera neza. Ati ngomwa suko akira se? Ati Yesu we, ati ngo wasanga nanakira azabica imuga atazashobora gukora. Ati ntugire ikibazo, baganga batubwiye ko nta kibazo yagize cy'amagufa nuko yangiritse gusa amaraso yaviriyemo imbere ariko azamera neza. Ati nta kibazo, ati niwe nizeye ho manzi we ntabwo namwizera, ndi kubona atari umuntu mwiza. Ati ntugire ikibazo rwose Godanse, ati nanjye ndi umuntu mwiza rwose. Ati sibyo? Ati nta kibazo. Ati basi nsezeranya kutazongera kunyita ko ndi umuntu mubi. Ati byo sinabigusezeranya byo rwose manzi. Ati oya, ati nsezeranya kutazongera kuvuga ko ndi umuntu mubi. Ati kandi nanone ndi kuvutangiye kuvuga unkanga. Ati hoya rwose Godanse, ati basi binsezeranye. Ati ndagusezeranyije rwose ntabwo nzongera kubivuga. Gusa bakiri aho ngaho bagiye kubona babona ku bitaro barabamanga. Ati ni wowe Ange? Ati yego rwose ninjye Ange. Ati rero ni ku bitaro nimwirukanka cyane dore havutse ikibazo gikomeye. Nuko Ange yahise akabwira abagodanse ati yemwe muve ku buryo tugende dore kwa muganga baraduhamagaye. Nuko Godanse yahise akagira ubwoba bwinshi cyane. Ati se Ange bigenze bite ko baduhamagaye kano kanya? Ati se Chris yabagize ikibazo? Ati hoya rwose Godanse, ati nanjye ntabwo mbizi rwose. Ati gusa twirukanga tugende tubashe kuba twareba ibyari byo. Nuko bahise ko bagenda ndetse birukanka cyane bajya kwa muganga bakihashika. Ati rero tugize ikibazo turi kubagurira muhungu wanyu Chris. Ati se dogiteri mugize ikihe kibazo? Ati rero uriya musore wanjye amaraso yo yabaye make cyane rwose, bitewe nuko yagozwe kandi yaviriyemo imbere kandi amaraso ye rwose turi kubona atabasha kuba yatuma tumubaga ni make cyane. Ati rero sinzi niba muri mwebwe hari ufite amaraso ahuye nayiwe kugira ngo tubashe kuba twabihuza ndetse tubashe kuba twamubaga. Ati burya mwabonye mushiki wiwe? Ati yego rwose uyu ni Godanse niwe mushiki wiwe. Ati se Godanse groupe yawe y'amaraso ni iyihe? Ati ntabwo mbizi rwose naba nkubeshye. Ati rero Godanse ngwino tujye muri laboratoire tugupime tumashe kuba twamenya groupe y'amaraso yawe. Nuko Godanse baragiye ndetse bajya kumupima, gusa bakimara kumupima basanze groupe y'amaraso ye wari A. Muganga akibona yahise akavuga ati oh la la, ati mbega ikibazo gikomeye cyane. Ati se muganga kuvuga ikibazo bigenze biti? Ati we na musaza wawe rwose ntabwo muhuje amaraso. Ati kandi tuvukana, atabwo mugati ni mumfata amaraso mugende ndetse mubashe kuba mwamuvura akiri. Ati hoya rwose Godanse, ati ntabwo byashoboka kuko ntabwo muhuje amaraso. Ati hoya mugati ni gute tutahuza amaraso se kandi tuvukana? Ati hoya rwose Godanse, ati birashoboka cyane ko mwamuvukana n'umuntu ariko mudahuje amaraso.
nuko ba Ange bahise ko binjiye muri laboratoire. Ati ese dogite mwabashije kubona ko amaraso yabahuye? Ati hoya. Ati Ange ntabwo wahuje amaraso. Nuko dogiteri yahise kabaza Manzi ati ese Manzi tuwufitiye groupe y'amaraso? Ati oya rwose Muga. Ati njye nta maraso mfite, nanjye amaraso yanjye ni makeya mu mubiri, ntabwo byashoboka kuko nahurira musore amaraso. Nuko dogiteri yahise akavuga ati rero mushaka undi muntu wahuza n'uyu musore ufite groupe B. Ati kuko mwese amaraso yanyu ntabwo ari guhura. Nuko Ange yahise avuga ati ati rwose dogiteri nanjye mfite groupe B, nabasha kuba namuha amaraso ndetse akabasha kuba yaba muzima. Ati okay. Ati nta yindi ndwara ufite? Ati rwose dogiteri njye ndi muzima, nta yindi ndwara mfite. Ati rero ndumva wakitegura. Nuko Manzi yahise akavuga ati yitegura ibiki se kandi dogiteri? Ati rwose ntabwo mbyemera ko Ange yabasha kuba yatanga amaraso. Ati ariko Manzi warasaze? Ati kandi nkomeje kubona ko ufite ikibazo wa musore we. Ati waretse umukobwa akaduha amaraso tukabasha kuba twakita kuri uriya mwana tukareba ko yakira. Igice cyacu cya kabiri naho ngaho kirangirira. Ese Ange abasha kuba yahakirisa amaraso kugira ngo abashe kuba yakira? Nkwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo uzabashe kubona ibindi bice bikurikira.